time. Nakubwiye ushaka amafilme ya season, ushaka filime nshya zigezweho, the one film production. Ikindi nanone niwumva filime itangiye cyangwa se ugiye kuyigura ukabona kuri poster ntabwo handitseho ngo isobanuwe na Yanga na Junior na Sankara, jya umenya ko barimo kugufunga ikiwani. Bugura make cyane. Respect everybody. Wanted. Ya filime dutangiye dute bantu bakuru. Itangira gutyo ukaba urimo kuyibona iri imbere yawe, ukabona filime ntigaragara neza. Bantu bakuru mumenye ko filime twarazihenduye, zirahendutse cyane. Uzi ko filime ujya kuyigura ugatanga 5 ugafata filime 3 zifunitse ziri mu pochette bimeze neza igaragara nkuko uyireba. Wajya hariya mu bana ba computer 500 wumve filime baguha kandi zifunitse ziriho na pochette, filime uyireba ukavuga uti ndareba indebe niri. Wagira kuri bariya bana ba computer mwagiye mubaha iryitanu koko. Vierge babaningaho zarahendutse. Vierge gura 50 nawe mu inote y'ijana yunguka ikiraho afata 50 nawe uryinde. Habarakwa n'uburoro batwangirije n'amafilime. Abantu kera najyaga nkubita n'umuntu ngo Yanga filime zawe nizigaragara, kumbe bari bagiga nibo bizangije. Banyicize nashaba ariko naje nabona basomera. Filime rero nuko titangiye. Nababwiye akanimero ka telefoni. Alright then. Y'all live on head top and spin like it. Ni 0786 88 uramutse ubipye rimwe gusa cyangwa se nubwo wabipa kabiri duhita tukuboroka ku buryo nimero yatazongera guhamagara kuri iyo telefoni. Nimukabipe rero. Simba besha ababipyi barimo hano ugasanga umuntu niba ari abanyenzara, niba ari abantu jewe sinabizi ko babateye. Turakuboroka burundu. Wazagira nicyo wifuza iyo nimero yawe ntiyongere guhamagara. Nimuzabipe rero. Bivuga ngo ako naka nimero uhamagaraho ushaka customer kayo ko tugufasha, ariko nanone iyo bipye uburi umuswa kuko nimero yawe ihita barukwa. 0788 68 ugasaba amafilime yose wifuza ya kera, amashya, amasizoni yose ayushaka. Uwo muze nk'agakuba nta mikino kuri inshuro. Jet Li, witwa Michelle Liu n'abandi benshi batandukanye ntukwiye gucikwa. Ni mu kanya katarambiranye. Abakunzi ba reggaeton akaririmbo kabashimishe. Abakunzi ba Be The Best by'umwihariko kabagireho. Kuva muri Be The Best muri kumwe na Moses Zuju kama kawaida. Wenga arashaka kumuhora iruhande nta bindi. Anda mami, acércate más, acércate un poquito más. Yo te quiero cerca de mí y tu cuerpo quiero sentir. Ngo wikwifuza babandi shaka wawe bukiri kare ndetse. De ti, tú tienes lo que quiero, dámelo mami. Me parece bien lo que es bueno para mí. Cuando siento tu cuerpo no hay resistir. Me siento como nunca me siento feliz. Como un baby que me come squeeze, ay mami. Yo quiero ser tu amor, ser tu papi. Eres mi amor, baby mami. Quiero estar cerca de ti, morenita. All the things you want, baby. I just wanna be close to you. Quiero estar cerca de ti, morenita. Right, sasa reka dutangire. Close to niko karimbo twarebaga. Yeah man. I just wanna be close to you and show you the way I feel.
Zaga filime dutangiye ku munsi wa none amasaha nkaya. Iyo dutangiranye injyana nk'izo umenya ko umenya ko tumanutse mu Bushinwa gatoya. Turaza kugaruka nyuma y'isaha n'igice. Akaba ariyo mpamvu nkubwira ko niba uri hafi akasaga filime ukwiye kuzabarirwa cyangwa se kuzabwirwa. Abakinnyi bo ni benshi barimo ba Jet Li, muze nk'agakuba, Michelle Yeoh n'abandi benshi batandukanye. Gusa ku munsi wa none tukaba dutangiriye muri Monk cyangwa se mu ba Monk. Mwarimu arigisha abandi bagakurikira nk'uko bisanzwe. Kuri uwo munsi abanyeshuri bari babukereye. Umunyeshuri ni wa wundi. Niba ukunda imiguruko guma hamwe, niba ku gatebe wicayeho gafite sentire, inama nakugira nuko wayambara bukiri kare. Ushobora gushiduka wakubise mugenzi wawe umugeri muri sare cyangwa se urimo kureba aka gafilime mu rugo. Sasa niba ufite sentire apana zazi neza ku ipantaro yikubitamo bukiri kare. The Tai Chi Master cyangwa se Tai Chi igice cya mbere niko gafilime dutangiye ku munsi wa none kuva muri Be The Best uri kumwe na Moses. Mu bamonko cyangwa se bakunze kwita ngo n'abashaolini niho dutangiriye. Umunsi wa none barakwereka muri ayo masaha hari akana kakuziraga batangira kubatoza bikira abana batoya. Tu dois suivre la règle. Urabizi ugomba kurikiza amategeko hano. Manger de la viande. Jamais Nta kurya inyama urabizi. Jamais, maître. Ni hahandi ko mu rugo ntajyaga nzirya. Ma famille est trop pauvre pour en acheter de la Mu rugo n'abakire Envie d'en- ariko batubujije kurya inyama. Maître. Metre, À ton nouvel élève ici. uyu ni umunyeshuri wawe mushyashya. Et voici ton tuteur, Jun Bao. Uyu ni umunyeshuri mushyashya. Jimba wagiye kuba metre wawe. Il sera ton tuteur et tu dois Agiye kuzajya kwigisha kandi ibyo ukeneye byose uzajya umubaza. acheter le livre. Ugiye kwigisha mugenzi we nawe n'umwana. Et que tu n'en connaissais qu'une. Je vais te l'enseigner. Ngiye kukwigisha. Karabanza karamureba. Dore agatwe. Toi est plus vieux que toi. Nagusumba ufite agatwe kabi. Wowe wambera mwarimu. Et alors il faut obéir. Urabizi niba ari amategeko ugomba kuyubahiriza. Devant les autres, tu seras mon tuteur. Okay, mbere y'abandi nzajya nkwita metre. Ariko turi twenyine uzajya unyita metre urabyumva? Ah? Kabanje kubitekerezaho. Bien sûr. Okay, ndabyemeye. Ça quand on est seul. Tangira ubu ngubu. Mon tuteur. Voilà. Bite metre numva se. Utwana twese dukundana. Kamwe kari gasanzwe muri Shaolin Temple cyangwa se muri Ricuri. Kamwe ni gashyashya. Akitwa Jimba niko kamazemo igihe. Bakoraga akazi gatandukanye muri Shaolin Temple cyangwa se muri Ricuri. Abandi babaga barimo kwiga. Wasanga gutonde turimo gukuburana ni vayo urebe gatoya. Vayo. Les autres sont là, alors je suis ton. Urabizi birabujijwe hano kureba kandi turimo kwiga. Arabona arurimo kutureba se. Utonde twana twabaga turimo kwiga. Twaragiye turaroba ariko subuko ko natwe tuzagira hariya. Akana karibaza. Nous demandions la permission. Urabizi tugomba kubanza tugabuza uruhushya rwo kubanza kureba kandi. Ari waturutse nyuma inkonje. Iki kirabakuriye nani? Nous espionner. Murabizi ko bitemewe kunekana niba ari ukubonane mu kuburi. Wangegera we aka gafite umutwe munini kandi nibwo kakigera muri Shaolin Temple. On va le dire à notre maître. Et ne revenez pas nous espionner. Mutagaruka hano. Allez-y, allez lui dire. Baratumutse. Venez avec le vôtre. Ukuruta abakuruta. Utwana twavuye twirukanka. Agafilime karacyari kuri Alpha cyangwa se kwitangiriro. Sasa kugaruka hakono ariko se metre noneho ntiyasazera. Izuba rirakaze utwana twahisemo kuzana ibiti. Amashami Est aussi présente dans les... murabizi ko n'ibyo biti ariko bigira ubuzima. Ne vont pas nuire aux autres. Kuba murimo guca amashami ni nka muba murimo kwica igiti kandi ibyo ntabwo byemewe hano muri Shaolin Temple. T'es bien compris? Murabyumva? Oui, j'ai parfaitement compris. Ndabyumva cyane metre. C'est le soleil bon. Ariko nanone nukomeza kwicara ku zuba hari igihe wasanga agatwe kasandaye. Ariko saba abana. Je veux apprendre le kung fu. Ndashaka kwiga kungufu. Abana baratangiye. Pour la santé du corps. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Ubu koko nibyo mushaka kwiga? Nous voulons. Yego metre utwana turashaka kwiga. Tumaze kurambirwa. Et les autres, est-ce que vous comprenez? Oui, mais. Murumva impamvu cyangwa se intego nyamukuru yo kwiga kungufu niyo kuzajya batabara abandi. Tugaruka hakono cyanya muri n'icyari cyabakozemo. Bakigwiriye ambuce bacyambika ingutiya. Allo? Qu'est-ce que tu fais, vieux mec? Ariko turi mu bice waje ukamfata. Kagimba ugafite ubwoba. Kiyamba ufite umutwe munini. Ngabo. Dore bihano. Je sais qui tu es. Dore nani ndabazi. Je suis Zumbao.
umva ndigimba aka kinyuzemo kavuze izina igihano Tout ça, c'est ta faute. urabizi byose ni amakosa yawe utaza kuvuga izina ryawe Qui j'étais, comment je... none se ko cyavuze ngo kiranzi Tu l'as cru, bébé? cyatekaga imitwe bana ntabwo cyari cyatumenye bapfukamye kandi bapfukamye ku zuba hari n'ubashinzwe hano Moi aussi. ndashonje uwakubwira Je vous ai dit que le kung-fu vous sert. saa taba kiri aho ngaho Au lieu de cela, vous metero mukuru yahageze battre. arimo kwitotomba De honte. mwambwe ko kungufu bugiye kuzajya bukoresha mu nzira nziza Pas de mec. none mwatangiye kurwana mwakarya amadegedemi C'est trop bon de vous faire rester sur les genoux. kumbe metero yakunda guta utwana kubi yaratuzana imigati ngaho nimuhindukire Estimez-vous heureux que je vous en donne. Quand vous aurez fini, vous irez balayer la salle. nimurangiza mujye gukubura muri sare apa niyo mafilime ariko iriya ni sare bitorezagamo Il fallait que le nicyo gihano cyakurikiyeho tonton va balayer toute la salle maintenant. T'as qu'à te dire akazi karakomeje utwana twarushijeho kumenyana et qu'il t'a pas attrapé. urabizi iki reka mbanza nkwereke Le dragon. tugira gutya tukarunguruka mu gihe abandi barimo kwiga Je serais curieux de voir comment tu arrives à faire ton kung-fu avec ton balai. urabizi ndagira ngo ndebe ko ngufu yawe uko imeze Ah, c'est toi. cyambaho yatangiye kwiyerekana bari muri sare mu gihe abandi babaga barimo kwiga La parade invincible. Ah, et là, c'est fallait. The Taichi Master cyangwa se Taichi igice cya mbere niko gafilime turimo kureba nk'uko bisanzwe kuva muri Be The Best sasa ibyacu ntibitinda bakura wicaye muri sare urimo kureba agafilimi imyaka yaragiye iricuma hari abasore ukuntu bangana Le maître dit que le kung-fu est fait pour aider les autres. urabizi metero yatubwiye ko ku ngufu tugomba kuyikoresha mu gutabara abandi Même, tu veux devenir... ariko cyambaho ibyo ntabwo abyemera Je crois que tu es un peu trop naïf. urabizi gupfumuzika nabyo ni ibya mbere ajya mu ntebe ya metero akaguru ku kandi yabawe ariko ubu nzaba metero ryari koko Guerrier de... kirabanza kiraryoha kirasharama Tiens, Bao, niko washyana ujyamba vois ici. ubwo ntuzi ko bitemewe kwicara mu ntebe ya metero Ah. arundeba se M'en fiche, ne t'assois pas là. Assieds. icara ku ruhande bano uzi ko uzankundira cyane ndiko na bene wanyu si ngabo C'est du siège du... bahora mu mikino Toi qui es en... wowe kuko ubise intebe ya mwarimu noneho igiti Et tu crois que... se ubizanye ngabo abasore bakuze ari inshuti bari bameze nk'abavandimwe iyi myaka uko yakomezaga yicuma imyitozo bahabwaga nako yarushagaho gukara ni ugushinga agatwe amaguru akajya mu kirere tiza ziragwira Il doit être aussi rapide et changeant que le... ubigisha arimo kubabwira ko agatwe kagomba gukomera kakamera nk'icyuma bya bindi bakubwira ngo ni ukuringanira n'ameza aba nta kwicara ni ugusutarara ahasigaye kuringanira n'ameza gusa abo basore babiri niba twabyita kumenyerana niba ari ugukunda imikino 28 babaga bari muri tize yewe no mu kurya bazanamo kungufu nani bigenze gute bagenzi bo batangiye akazi D'où ça vient? Oh, je vous l'ai dit, à mon avis, ça doit être des termites. igomba kuba ari imiswa abantu izi meza zirashaje ngo ni imiswa turakomeje Vous aurez le dernier niveau quand votre corps sera dur comme de l'acier. imwe mu myitozo bahabwaga yo gukomeza imitwe ikamera nk'inyundu barakwereka mu gicuku mu gihe abandi bari mu mugono abasore uko ari babiri no mu gicuku barara muri tize ni ugusinzira ariko ushinze agatwe urose nabi ukurara iruhande aba afite imyako ni ukubyimba agatwe mu gito akoze Chez vous, il faut être en forme pour ni qu'elle... umutingito ni amashitani n'ibiki barongeye bararyama nakubwo ibyo bakoraga byose bavangagamo kungufu ku mpamvu z'uko bakundaga kungufu cyane nuko mesa imyenda noneho ngabo bavangamo urukungufu Pratique, tu m'as... akose jyamba koko iwanyu nuko mukamura kiramuserereza undi nawe ashyiramo kuraje imyenda sibwo yiciye sinarindemo agaki kandi ubwo bameseraga abandi barakwereka imyenda imaze kuma On dirait ariko se que nibikira ne crois pas. bavuye barimo kwitotomba imyenda yacikaguritse Quelle chance. Les tuzi amahirwe twageze iyacu ntabwo yacitse mec. metero avayo n'akanwa karekare akose imyenda y'abari basore Je pense que ce sont les rats qui... zigomba kuba ari imbeba zayiriye akose C'est rare et c'est... mbere ngo sinzi imiswa yariye ameza ngo none imbeba zariye imyenda metero ntabwo abyumva neza abasore ntibabura icyo bavuga Pour trouver des termites et des rats. urabizi tugomba gushaka imbeba bukiri kare n'imiswa tukabizana hano Fantastique, extraordinaire. Je te remercie. Tiens, voilà. Tiens, Bao, c'est toi. mu gihe cyo kurya bararya iyo ari ukunywa baranywa iyo ari tize barazikora
gusa abasore babafataga nk'abakozi b'abandi yo kuzana damaje hari icyamutaza akaguru. Allo tekinike zirakora niko wabise pira ukamanani Moi qui ai fait ça. wapi ni jewe ubikoze ntago ari uyu nguyu agace ndakomena ca agace ngabo sibwo basubiranyamo igihano ibi ndabirambiwe nanjye ndabirambiwe niba babahitanura niba ari amatafari 100 Du dharma a lieu. yose bagomba kuyemera kandi bakoresheje agatwe nani ibi bizarangira ryari ariko J'ai bien l'intention d'être le meilleur des... ibibaye byose ngo ni twebwe Je me suis entraîné. ndarambiwe Eh, urabizi Rick, ugejeje kuranga hariko 18. 18 Oh, aturuka inyuma kandi uturutse inyuma ntabwo wakomeye nk'imbeba nani yaramusinzirije sasa hakuno barakwereka hari babandi bitwa ngo ni bakongwe no kumureba ari mu myitozo kirazira uri umunyeshuri cyamba warakoze atangira kurunguruka uyu warakaze ibikuta ibiti baravuna inspiration. Aujourd'hui, nous allons décider. uyu munsi tugiye guhitamo noneho kureba abo turi buzamure mu ntera Plusieurs d'entre vous sur amarushanwa agiye kuba niyo agiye kugaragaza ni bande baruta abandi cyangwa se barusha abandi des armes. uri butsinde Souvenez-vous que la pratique du Kung Fu a pour but d'aider. turamenya ko amaze imyitozo kuyirangiza yose Première rencontre. aba mbere Bao et Sin Bao. cyambao na simbao nani ni jewe cyambao wibuke kare yarungurutse metri ari mu myitozo baratangira ibi twabyita nk'ikizamini ariko urebye nabi utahana ibihanga bafitanye inzika none barahuye najye mwumva ariko kumva akangaka ibi ni ugutirisha ni uguteka imitwe ukamukubisa niba ari ingwa niba ari umunyu simvira amaho niba ari ivu niba ari biki karamushotoye ahubwo ayaya we niyumva baramubwira rekera ariko wewe sigaho metero abonye bikomeye yabyitambitse urashaka kurwana nanjye oya metero ntabwo nakubonye Dans ta nature, tu n'es pas digne de pratiquer le Kung Fu. Tu es éliminé, Tian Bao. turakwirukanye mu marushanwa ukoresheje uburiganya ako se metero ntubibonye uyu nguyu ni uko wazanye ivana urashaka kurwana nawe se Tu as bien vu ce qu'il a ibi ntabwo twabyemera abantu Vous insultez un mec. urashaka kumbwira ko jewe ndimo kuvuga amana sha ba metero bazira abo batuka baravuga nawe ukavuga ako se metero wasiza unsega iki nawe ndakujomba sigabo cyambao yatutse metero kandi ntabwo byemewe umusore azikureyo izo yabonye kuri metero Comment connais-tu la paume bouddhique? izo wazikuye he C'est toi qui me l'as arakureba juste jeté un nani agomba kuba yazirose azirota champ. mwanungurutse metero sha kandi kirazira nimwatake babateje bagenzi babo babateje abanyeshuri bagenzi babo abagabo allo imbando zivayo uvuga ibiti bose bavuyeyo barenze ku mategeko bakoze ikizira ngabo baracahe Examinons la situation. nani reka tubanze turebe situwasiyo ko yifashe Venez. nimwite bana mubakubita ibiti bisigara mubikubita ubutaka barabatangiye abasore ngo barahura n'imyako umwe niwe wabizanye ajya kurunguruka mugenzi we nawe abigendeyemo imbando Attaque-les avec leur propre perche. urabizi ntabyo kwirwanaho reka twatake batangiye kwataka yakome urebye nabi hari ushobora kubipfiramo abasore ntako batagize batangiye kwirwanaho ukubita kamwe akaza 7 Vous avez beau faire, vous ne nous échapperez jamais. murabizi ubu ntabwo muri buducike ni hahandi si ngabo igiti kirarica kiva ku giti bakubita simikabomoka allo
umunyafu hello imbando ku butaka byanze mu kirere babasanzeyo akira bene wanyu uramanuka ukagwa ku giti wazamuka ugahura n'ikindi gabanya akavuyo gukubita agatwe ni nko gukubita ibuye tungana abatunganya ntibatungana nakubwi kubita umwe akaza 7 namwe muragiye koko basa mu kuguruka bahuye n'amatara niba bacanisha amazutu niba ari biki gusa biranyerera niba ari ubuto biranyerera aba bana ra nabo so kubimanura bagezeho batangiye kunyera urabizi nicyo gihe yabindi bakubeshya ngo rifuta itera inda ababa ntibatera inda niba uguye bakuryaho iminyenga dore igiti nakubwiye bangaba ntabwo ibatera inda arabanza amuryaho iminyenga ukamuryaho iminyenga abandi niko babigenderamo nani uzi kurwana n'ishuri ryose aruwinjiye ajugunya hanze kumbi umusaza wabareze niwe watabaye. Tu défends tes élèves malgré l'affront qu'ils m'ont fait. urarwana kuri bari banyeshuri n'amahano bamaze gukora oya nagaruka kubarwanaho umwanzuro wari wafashwe ni hahandi bari babirukanye muri Shaolin Temple cyangwa se mu ishuri. Tu es trop timoré. Tout le monde a vu que ce salaud a triché. Et quand j'ai voulu me défendre, c'est mon... kariya kakoresheje buriganya none ngize cyo mvuga dore baratwirukanye. Voyez donc ce que vous avez fait. murabona ibyo mukoze. Enseigner les voies de la vertu. Je nabigishije uko abashorine bifata cyangwa se abamonka abana bagiye ku mavi baratakamba ariko ni hahandi. A décidé que nos routes devaient se séparer. Mu byukuri ibyo mwakora byose ntabwo mwasubira inyuma. Recueillez son enseignement. gusa ibyo nabigishije mutazabyibagirwa. Si les racines du bouddhisme. imizi dukoresha hano cyangwa se C'est que tu as bon cœur. Je n'ai pas d'inquiétude. amategeko dukoresha hano muzayakoresha no mu buzima busanzwe. Ao, Kimbaho ndabizi ko ufite umutwe munini mugenzi wawe afite umutima mwiza. ni d'arts martiaux ni de combat. nimuramuka mushyize hamwe Pour ibi bizabafasha. et réconfort. iyi ni impano bahaye kandi nimubona umwanya wo kuyisoma muzajya muyisoma. ntabwo ari uko bigisha kurwana Ton cœur toujours en paix. kandi ikintu muzibuka Vienne aller. aho muzajya hose Partez, main. muzaba abantu bazima. yabasezeyeho Maître, nous partons. nta kundi abasore bafashe inzira. Jimbaho yagiye areba inyuma Cyambaho nawe nuko. Metero barakundaga cyane gusa barakubwira ngo ibintu birahinduka abasore bagomba kujya mu buzima busanzwe. bakuriye mu bamonko bagera abana batoya kuvuga ngo gusubira mu buzima busanzwe biraza kubagora. nani abike bijya mbere hano hari wabaciyo ariko se uriya ni umugore ni umugabo komeza mbaze bagarutse mu isiti. On va demander l'aumône. ni nk'uko wava muri perezida umaze imyaka 50 iyo ugeze hanze ibintu byose ubona ari bishyashya. Non, c'est juste qu'on ne les intéresse pas. Je suis sûr qu'elle ne nous repoussera pas. ariko se uyu ntabwo twamusaba icyo kurya ra reka tubanze tugerageze hariya. Encore perdu. Nous vous souhaitons une nuit. turabifuriza amahirwe n'imigisha ariko mutugaburire mwuka ry'ibisiga bababwira ko hano turi muri ntuza. Pas moine, mais nous l'étions avant. umva ntabwo turi abantuza ariko mubwire ko mutumuke baracyari muri bombori. Mais rien. umva ntacyo. Pardon, mon frère, mais connais-tu un dénommé Mourongbei? ariko se waba uzi umugabo witwa Murombei? reka da Non. uyu mudamu agomba kuba arimo kuyoboza. bari bamwibeshye bagira ngo ni umucuranzi. À manger. nani icyo kurya turagikore. Ça, on n'aurait pas à aller mendier. Allez, viens. nani reka tuzenguruke bamenyera bya bindi byo muri Shaolin Temple. J'ai donné tout ce que je pouvais. Il faut croire que ce n'est pas suffisant. nani ntuzane imitwe hano urabyumva. nimuvunagure nani arabasoresha ku ngufu. ireveni itemewe n'amategeko kandi iyo wanza kwishyura imisoro nuko bakugenza baraguhondagura n'ibyo bakabimena. Bonjour, beauté. bito mwiza bahuye n'agakobwa Tu viens... babandi bakubwira ngo ni insoresore Qu'est-ce que t'en dis? ko mfite amabinga ariko baragiye koko n'icyarabukwa gafite isoni bana bicaho sasa barakwereka umusaza bari mumaze guhohotera. T'abrutis. nani ndayabibye wa mwana ntuba sasa bya badukokoye byaramuvumbuye si nkabo umukobwa aravuna
abasoresha ku ngufu kuri munsi bahuye n'imyako bivayo muragehe ibihaza birakora kubera amategeko niba ari biki Ils se battent. abamonko singabo bavayo Arrêtez. On va l'aider. Bah oui. tujye kugafasha wabimenye arabanza aritambika À elle. Attaquez-moi. we niba mukubite mwatake jewe singabo aho bataka ntibamuzi ntago muraba wagakobwa vayo cyambaho cyajya gufata agakobwa kuri mwiza ariko hafi kumuta inkondo urandekura cyangwa ntundekura aha cyari cyarobye jimba warimo guhana barababwiye bagomba gutabara umuntu uri mu bibazo wese Oui. Non. ntasubirayo ko garuka Alors regarde. ni ukukwereka gusa iya kabiri ubundi Il ne fait jamais ce mouvement. uriya ni uwa mbere mwihora araza kubahana umukobwa yari ku ruhande nacyo kikaroba bari bagukuburaho bakiraho sasa niba ari bataye nani bigenze gute turapfuye abasirikare bahageze Avec moi. Oui. batatse utugabo dufite ngo dutwe tuburungushe bacaho C'est vous. Allez. Oui. barimo gushakisha abagabo Pierre, ciseaux. sasa bamenye ko barimo gushakisha abafite udutwe tuburungushuye bashyizeho imisatsi y'ikiwani baciyeho bageze dore uko rumeze À quoi vous étiez en train de jouer? ariko se ubundi mwazakomeje mukemerera gutyo umwe yazanye amatwi y'umusatsi Et les laisse perdre. Mais lui, il gagnait toujours. Ben c'est normal, t'as toujours été trop lent. urabizi ni ibintu bisanzwe kuba umuntu ameze gutya kwiyoberanya ni byiza kugira ngo atatuvumbura bakiraho ngo barakwereka kandi abaturage batangiye gusubiranamo batangiye gukandagira bagenzi babo kumva igiti kirarica hari ugiye gutambuka mbere yo gutambuka babanza gukora inzira ni muntu ujya gutambuka abaturage bakabigenderamo bagira ngo ukurikire Quelle magnificence. mbega byiza Vous dites c'était si cruel. ako si uyu ninde Il a beau être ari umucyoyi Sacré. uyu ni guverineri j'ai moins de gens que d'habitude aujourd'hui. guverineri liye Je vilèche que lui. icyampa nkamera nkaho À devenir connu? uzaba wapfuye wowe niwibeshya ibyo nibyo tyambaho yifuza kuzamera nk'uwo mugabo ni guverineri babandi bakubwira ngo bahohotera abaturage Portez quelques plats. tugaruke hakuno Bon appétit, messieurs. Un nuage funeste plane sur votre... shefu nyasura hari ugenda niba ari umuraguzi niba ari umupfumuguzi niba acuragura we Madame, un nuage wa mudamu plane sur votre front. Je connais votre avenir. Vous recherchez... inzira ejo hawe hazaza uko yifashe inama nakugira umuntu waje gushakisha n'ushaka umuveho kubera ko uraza kubabara mwibagirwe J'étais ici, c'est le pigeon rôti. sasa bamaze gutabara agakobwa nako kabazanye muri resitora kaje kubaza imana Oui, est délicieux. imiceri turayivuna basanzwe bayivuna we Ce que le maître disait. Nous devons découvrir l'esprit du bouddhisme dans le monde profane. nibuke ibyo metero yatubwiye ngo niyo tuzaba turi mu mamonko cyangwa se muri shaolin temple tugomba kuzajya twifata nk'abamonka nk'abashaolin kongera kureba ku ruhande nyiramiziki arahari ngo yaje gushakisha umuntu muri uyu mujyi jemba we yararobye ipira wayita ku meza uwitwa tiyamba we umuceri hafi kuwushyira mu mazuru wa mukobwa we hasi umukobwa we yabyiciye yagaburiye jembaho tiyamba we nawe bamushyirira kubw'izo mpamvu kagire vuba Si en fait, nous vous avons... abashyitsi bakomeje kwiyongera kwa munyasiro bunyibunyi baraza sasa umudamu akiri aho ngaho batubwiye ko hari umuntu yaje gushakisha muri uyu mujyi Bien sûr, ma chère. Je vous en prie. Allez-y. Que souhaitez-vous manger? Ce que vous voudrez. Très bien. Mais Rongbei, c'est bien toi. sasa kugira gutya umudamu yarahagurutse umugabo yari arimo gushakisha aramubonye urakora iki hano Venir jusqu'ici pour retrouver son mari comme c'est... ubwo ko wakurikiye umugabo wakuva mu ntara kugera ahangaha Il a pris le nom de ma famille. C'est un livre. ibintu yabihinduye n'izina akoresha none n'iwacu mu rugo naramutwaye kumva ikigabo cyashatse undi mugore Propre. Et leurs réactions sont tellement prévisibles. Ils marchent en silence et ne savent yahisemo jyewe ntabwo ashaka za ntuza zakoze urabyumva damu byaramubabaje Rentre chez toi. Il n'a ikigabo kiramubwira ngo natahe Mais Rongbei, ni ku muromberi niba ari akarumbeti niba ari murumberi ikizira n'icyo n'icyo instrument chaque soir.
buri mugoroba ndagushakisha. Jamais vendu pour avoir un peu d'argent. Ntako ntageze kugira ngo negeranye udufaranga nze gushakishe. Apprends-les. Yarazi ko umugabo we nibura bamwishe ariko umugabo ni muzima. Tu n'as plus besoin que moi. Mu rwego rwo kugira ngo amwereke ko akimukunda yamuhaye gitari yakundaga gukoresha gucuranga. Mudamu yaramukundaga ariko ikigabo ari uwo bikora gucura ntabwo ashaka kubyumva. Singabo abake basubiranyemo murabizi. Twegere hari abatangiye kwigirayo. Umukobwa n'uwi bwami ntabwo wapfa kumwirataho ngo sinzi ngo yagutwariye umugabo. Allo Restons-en là, je ne veux pas vous faire de mal. ushatse wangendera kure sinshaka kumera nabi. Wabwira wagira ngo yari intumva aracyaza. Naho amajipo mwajye mwumva ariko ari ku bukarabanda. Ntituzavuga hariya ngo nuko mwadutwaye abagabo. Sigaho nsige iki. Tu dois t'en aller maintenant. Ugomba gutaha noneho. Pas avec toi. Sinshaka kujyana nawe urabyumva nabonye undi. Tu entends? Tomukasi. Umugore yanze kugenda. Nakubwira ugenda yamukubise agatabarete ku mutwe. Jemba waratabara. Kumugeraho. Saigné. Isereri. Oh, excusez-moi, pardon. Umva ntunge ukanda abamoko ubundi ntabwo yemerewe gukora ku mudamu. Seigneur de... Uyu akose. Yataze umugongo kandi wamaze gukubita nawe. Afite ibyegera akose. Pardon muzehe. Yakoze ku maronje. Ne t'inquiète pas, je suis là. Wowe nugira ikibazo ndagutabara utabara ndi. Bakiri aho. Abasirikare barongeye barinjira. Pourquoi est-ce que les soldats... Wowe singusiga hano. Ne laissez pas ces gros... Yaramwita niba bacike murabyumva. Ndi avande kazi. Nakubwo umwana w'umukobwa arakomeye ibwami baramuzi. Babateje batesasi. Nabo bateze imigano. Turaca he? C'est lourd, c'est une... Tugeze ku kazu ka Buda nagara kamazi kureba Buda kandi yamubonye atari umukobwa ajugunya hasi. Buda bamukuye mu kazu ke abari bo bakicaramo. Dore ngabo. Yabawe. Bavuye ni mu gicuku. Abasore kugera mu mujyi basanze ari imyako. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Akose kubera iki tuje hano? Ni restaurant? Non, c'est le seul restaurant de la ville. Ntabwo ari restaurant abana yarahombye. Moi, je m'occupe d'elle, d'accord? Yongeye kurara hakurya mwe murari hasi. Abasore bababwiye kugangika hasi. Témoigne. Jogma, on ne peut pas compter sur les autres. Tu as vu ce type, ce Mourangwei? Wabonye uriya muzika ngo ni Murombei? Pour le restaurant, on ne peut rester que la nuit ici. Ntabwo twaguma hano igihe cyose. Nibura dushobora kumara ijoro rimwe hano ariko ntabwo twaguma hano. Oui, mais ça m'est égal. Jamba watangiye kuzana igitekerezo gusa Jimba we ntabwo ashaka kubyumva. Réserve ton destin. Ndeka tuzategereze ikiri bukurikire ejo. Witangira gutekereza byinshi kandi utazi ikiri bukurikireho. Jamba afite amatsiko. Arashaka kugera kuri byinshi kandi mu kanya gato cyane. Ibintu bidakunze guhira benshi. Jamba nta n'umwe yigirira. Ararayanitse. Je serai riche et puissant. Jamba yaravuze ati yewe uko byagenda kose ngomba kuzakira. Barakwereka muri iryo joro bakiraho. Ahantu bari bakuryamiye. Arabavaga gukokora. Vole dans son dos l'argent qu'il a volé aux autres. Nani amafaranga biba abaturage reka natwe tuyibe tujye tuyabasubiza. Le rendre à tous les pauvres. Voilà. Tugomba kubasubiza abakene. Alors tant qu'il vivra, on volera ce qu'il aura volé. Niba ari guverineri nashaka azaje. C'est un groupe de rebelles. Uzakari inyeshyamba. Pas. Ne restons pas ici. Ntabwo twagumana tutakabana zira inyeshyamba. Viens te coucher. Regarde. Inyeshyamba barakwereka buke bwaho. Voler le gouverneur Liu. Barimo guhiga inyeshyamba zarezi ko kwa guverineri. Une pièce d'or dans ma chambre. Bashizeho amafaranga agera ku 5,000 iwabo. Cyakose wacicitseho. Toi de tes affaires. Utazankoraho. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez-vous. Ikibazo bafite ni icy'ubukene kandi urabizi by'abasore. Je vais exécuter devant vous un numéro. Icyo bakoze kuri uwo munsi ryari ryaremye
bagiye ku isoko nani Non, je suis un sac de sable vivant. yewe ni nkaho ndi umufuka n'unuza wa sima cyangwa se umucanga Yuan, ufite ingufu ushoboye kujomba nape si votre coup me fait hurler, barishyura ngahe ifaranga rimwe ingumi imwe te font cracher du sang. Qu'est-ce que... nuva amaraso ibyo bintu ibyanjye nyine icyangombwa ni uko bishyura ifaranga rimwe ku ngumi imwe ubuze ngo iki C'est ma vie que vous aurez gagnée. ubuzima ni ubwanjye nimpa okay yashyizemo ibikoroto nangahe Au moins 50 yuan. 50 ni ingumi 50 baramutangiye uvuga kwihangira imirimo wewe warengeje Ce que vous souhaitez. warengeje niba ushaka gukomeza abanza wongeremo yongeramo aka ni agasuzuguro umuswa mukubite 77 yanze kugeza kuri 50 Ça va, tu... wahashyiriye ariko handemo kubabeshya abana kugira ngo baze ari benshi Monsieur, monsieur c'est fini. ngo niba ushaka gukomeza ashyiraho urundi rufite agaki ibi ntabwo nabyemera iyo bakubise ibikoroto niba ari 1000 murabizi ushaka gukubita ntahondagure nimuhondagure bakugira 50% Commerciaux. umusoro wo kubaho Taxe sur les 50% de sens. umusoro wo kuba muri uyu mujyi 50 akoze waretse akarangira Choix, je me vais. hari imisoro muri uyu mujyi udashobora kubara Nous sommes des gens modestes. Je prends le ciel et la terre. turi abantu biza numva Mais kandi nabwo tukigera muri uyu mujyi kugira ngo tukwereke ko nta noma dore yose tuyaguhereza il y a un malin dans ton genre. ntuzi ko ari akana keza ariko Le fait est que nous sommes nouveaux dans la région. Et tout ce que nous sommes sasa kuba turi bashyashya muri iki gice engagés. turimo gushakisha akazi turashaka kandi ibijyanye no kurwana murabizi Très bien, pas toi contre toi. Tout de suite. sasa umusore kuvuga ko ashaka akazi bamubwiye ko abanza kwikubita cyo kwihondagura kimba mu kubireba byaramubabaje ibi byose arabikora ashaka akazi Ah, tu es vraiment un petit malin. reba mu by'ukuri kabisa ndabona wagashobora Dans ce moment. nkurikira Alors, bazuze no mu gihe cyiza guverineri arimo gushakisha ingabo Jumbo, tu viens. andi jimbaho tugende jimbaho ntabwo ashaka kugenda Tu le suis? uko kujyanye n'uriya mugabo Pas moi. byose nshobora kugenda Quand je serai quelqu'un, je viendrai te chercher. ningira icyo nigezaho nzagaruka ngo ushakishe yaramurebye yaramubwira tusigare amahoro undi nawe ugenda yandi ntazi niba bazongera kubonana umwe agiye mu gisirikare undi asigaye mu buzima busanzwe bwa gisivili Arrête de boire. ako se waretse kunywa nkaho ugiye gupfa uza hano navuye ariko nza muri uyu mujyi nshakisha uriya mugabo aho umubone nawe nkasanga yarabonye undi mugore uvuga indobo jimbaho nawe ngo Tianbao est là. cyamba warihe Alors comme ça, Hein? toujours un homme. Je n'ai jamais dit qu'il me plaisait. Je t'ai dit de quoi? yagushimishije se nigeze mvuga ko anshimisha se kuko urimo kumubaza Mais c'est du vin. ako se urimo kunywa amazi ni ve ni biki n'urwagwa ni biki Non, donne-moi ça. sigaho siga iki sana hano ikintu wagiye batangiye kukirwanira barakirwanya ako se wambaye nk'inywera alo C'est ça. Hey, recommence. ukakomeza nakubwira iki Vas-y, tous. komeza ndetse babibwanira umugabo wawe uyu abo mu rugo On va te calmer maintenant. ako se watuje wa mugore we Tu vas me lâcher, oui? urandekura cyangwa ngabo waratsa kurwana ariko ndekura bene wanyu ayayaya Hey! urushye Oui. watuje ariko Assez, t'as fait ce que tu es. Cela ne doit pas être un fardeau. ibyahise yego biba byarahise ariko nanone ntabwo bigomba kugutegeka nukomeza gutya hari abashobora kubigenderamo yamusubije mu buryo gusa ubugori agahinda karenda kumwica uw'ibwami yamutwariye umugabo barakwereka mu gitondo cyaho magorwa bize nuko azikora ari mu biki Cette balle. Hein? J'essaie de comprendre le Tao. Tout est rond dans la nature. hari icyitwa tawu isi imeze nk'ubumumbe izuba ni uko ukwezi ni uko n'umutwe wanjye ni uko niyo mpamvu zatse abakera barakwereka Ici. niba ari uko ubiyenzaho niba ari iki ninde utegeka hano ninde ubayobora C'est trop tôt, messieurs. Ils viennent réclamer d'autres taxes. nimutuze Tu dois payer. mugomba kwishyura imisoro Nous les avons déjà payés. ako si imisoro ko twayishyuye ejo birabareba n'uyu munsi murishyura indi Et augmente ses effectifs. Vous devez payer une taxe sur les uniformes. Et une taxe sur les armes. dukeneye iniforume dukeneye intwaro iyo yose ni imisoro nimwe mugomba kubishyura si ngabo
te rebelles contre l'autorité? urashaka guhangana natwe abanyakarindi yashatse kuzana benshi ntazi ko abagabo bapfuye ibwami nawe ujya ubakinisha. Lui qui a une épée à la main peut élever la voix. Okay, ndabona mukunda no kurya cyafashe sandwich niba ari Mange ça. niba ari irindazi kirakandagira ngaho vuna. Refuse. J'arrête tout le monde. niwanga mwise ndabafunga. agiye gufata cyawusesetse mu kanwa aka gasuzuguro niba ari akibusajya niba ari akibushanga ntaye niba ari hehe Vous mettre en danger. umva utadushyira mu myaka nyamuneka. Très bien. Je veux que tu t'inclines 30 fois devant moi. Okay, ndagira ngo upfukame unse nk'inshuro 30. Pfukama se. Genoux toi. Pfukama no gupfukama ni ku ngufu. barakubwira gupfukama ntabwo wumva akagabo ni imyase umujinya urenda kumuturitsa. Ça veut dire nani ibi ntabyo je vais t'exécuter. bagenzi be batangiye kogorerana. Qu'on va voir. umucuranzikazi byamwanza mu nda lo sinabo batangiye intambara. Vous êtes des rebelles. Je vais... ni inyeshyamba we alo kandi icyo gihe inyeshyamba zabaga zigowe. Ils ne doivent pas sortir. nibasohoke nimufunge imiryango n'amadirishya singabo nawe ugomba kujya gucuruza amazimwe abenshi bose bagomba gupfa. alo tungana nawe tungana. ubona abiyenderamo akasaga twe n'inyundu. abaturage barabatotezaga babafataga nk'abacakara gusa arabiyemeje kwirwanaho ntituzavuga sha. alo nakubwiye ni inyundu si umutwe macuri. alo imisumari mu butaka. tayari hasigaye mangahe? Faire un beau carnage. Forgeron, il faut se débarrasser. sasa wa mucuzi we uturambo dukure hano tangira. kumbe ari akakiri kazima kabuye hasi agiye kuduteza abandi mwatake bagabo agiye kuzana abandi agomba kumugarura. sasa kujya ku ifarashi y'igihe macuri ariko se naze kuyitwara yibone mu mujyi niyo yamutwaye. uyu bamuhondaguye arimo kwiruka nk'ajya ibwami agiye guhuruza. ariko se ahagaze washyano arabwira umuri imbere ngo nahagarare kumbe imbere ari umwitambitse. mbaho inyeshyamba zaduteye ngiye kubwira guverineri arabaga niwe watabaye akagabo kataragerayo. Je l'ai tué pour toi. ndamwishe kandi ku bwawe. Tous ces gens avec qui tu es au restaurant, ce ne sont pas des gens bien. sasa bari abantu uri kumwe nabo muri resitora ntabwo ari abantu beza. C'est un criminel, moi je suis soldat, on n'est pas du même côté. yewe ndi umusirikare bari ziriya ni inyeshyamba ntabwo turi ku ruhande rumwe. Maintenant. ni abantu beza nyamara nuko utabazi. umusore yari yageze mu gisirikare. Oui. Et toi? Moi, bimeze gute wowe? je regrette le goût. yewe ntacyo nicuza ahubwo icyo nkumbuye ni tempo. C'était bien. urumva ukuntu twari twibereyeho. Ne pense pas au passé. jimba witekereze ibyahise. urumva C'est ça la réalité. tekereza ejo hazaza ndetse n'uyu munsi. amaboko yacu agomba kuzatugeza he? agomba kuzatugeza imbere. jimba ibyo ntabwo abyumva. Tiens là-haut, tu sais faire. cyamba uzi ukuntu abatwara izi farashi se? C'est ndabizi bagira batya biramuvudukana. yasubiyeyo maître de mon destin. icyakurikiye yaravuze ati ejo hanjye hazaza hari mu maboko yanjye. umusore afite gahunda nubwo tutarazimenya arashaka gukira kandi vuba na bwangu. bidatinze barakwereka hakuno mu kigo cya gisirikare guverineri Lei yaragufitiye ingabo. leta bari batuyemo yo muri Guangzhou niyo yari ifite ingabo nyinshi cyane kurusha izindi leta. Du tournoi d'aujourd'hui est de choisir parmi les meilleurs combattants celui qui possède la meilleure technique afin de le nommer général. sasa ku munsi wa none uri bugaragaze ko afite tekinike ziteye ubwoba turamugira generali. baratangiye ari uwo batinya umwaka ku wundi niwe ujombagura abandi akabamara. arabona ababuze umuhangara bamuzana 20 akavuna 50 akavuna
afin qu'il n'y ait aucun doute sur ma mu by'ukuri nta gushidikanya nta n'undi uzakurenga nta n'undi ushobora guhangana nawe Tiambao yavuyeyo servir. rukurutu wowe barirukana intoza imisore banyakaza ibikeri gukwega umusore ntakwegeka hello mujye mwumva yihorere ni umwase yaba amaboko yaba agatwe rekura bene wanyu Brutal, ce soldat. aka kana kari akagome guverineri yamwibajijeho umusore aravuna yaragera gukomera wagira ngo ni ibyuma guhindukira kumbe guverineri yari yagiye tayari ndazi niba yamubonye Ton attitude n'est pas digne d'un soldat. iyo mico yawe ntabwo utemeye hano nk'umusirikare Exercice stupide. ubwo bugome koko ubuzana ku basirikare bagenzi bawe S'offenser. kiriye ko iyo turi ku rugamba nibwo ukoresha uburyo nk'ubwo kwica bagenzi bawe Excellence, nyiricyubahiro je sais que j'ai mal agi, mais je sais que je peux y arriver. ndabizi ko nakoze amakosa gusa ndagusaba amahirwe ya kabiri nyemerera Je vais voir ce que je peux te trouver. ndaza kuba ndeba icyo nakumarira ibintu yakoze ntabwo byemewe kubona bagenzi be Voilà, je sais ce que tu peux faire. Tu pourrais t'occuper du bar. Pourquoi pas, là où il y a du vin. nane wowe uzakora mu kabari pfa kuba muzajya munyishyura Mbao gagne. hanyuma wowe igihe mbaho Client. Absolument. uzajya ukora iki uzajya wakira abakiriya Pour nettoyer les toilettes. uzajya woza n'imisarane se Pour laver mes... uzamesana n'ikariso se C'est vrai que tu portais des... ariko se magorwa ugira ikariso koko kubeshya abantu bamweretse amenyo Moi, sasa bakiriya barakwereka cyambaho Que tu fais ici? urakora icyana je vais partir. Dépêche. nimba ushaka mutumuke babavumbuye Ils ont tout découvert. bari mu nzira babimenye ko hano hari inyeshyamba mushaka muve hasi mwirukanka bukiri kare yaje kubaburira bukiri kare Tire tout de suite. mwirukanka se Disparaître les preuves. Tu nous rejoins de Allez, choisir. allez, vite. bavumbuye ko iyi resitora ibamo inyeshyamba bakimara gusohoka muri ako kanya barakwereka guverineri yizi nimuzenguruke nimwataka izo nyeshyamba kandi hari uwari wasigaye inyuma As-tu tué mon collecteur d'impôts? Oui. nimwe mwice babandi baje kwishyuza imisoro nijye wabishe nawe ndakumena mena ndi guverineri nta mikino Que ton âme repose en paix, patron. agira uruko ridashyira magorwa nibo basengera Au ciel. tuzahurireyo nani Il faut le venger. tugomba kwihorera Ce que vous comptez faire. Mais moi, j'attaque la caserne. sinzi icyo muri bukora ariko igihe ubwanjye nashaka gutera Faut d'abord un plan. ariko se wasaze tugomba kubanza tugapanga Tu es sans plan. On ne peut pas s'appeler. kwica niyo gahunda Il faut trouver autre chose. umva tugomba gushaka ubundi buryo Avec les autres organisations rebelles. mureke dufatanye n'izindi nyeshyamba twishyira hamwe tuze guterera icyarimwe D'accord, je m'en charge. ok nanjye reka ngende nshakisha izindi Moi, je reste dans le camp. À nanjye ngiye gusigara mu nkambi l'œuvre. Ce sera le moment de passer à l'attaque. ku munsi w'ejo guverineri ingabo nyinshi ziraza kuba zateye araza kuba yasigaye ari wenyine hari ingabo nkeya On se retrouve après. tuze guterera icyarimwe nk'abitsamuye kuri inshuro guverineri ntabwo zicika barapanze bagiye gukora ku zindi nyeshyamba baza gutera bukeye bwaho byacu ntibitinda inyeshyamba zose zakoranyeho Tiambao basanze ategereje nawe niho banje kubanekera inkambi bayinjiramo sasa amagorwa gutambuka niba ari icyorezo yakubise niba ari igiki Tiambao yavuye ameze nk'uvuye gukamurana n'irigewe nari ndimo gukamura Allez, Dmitri. uradukanze bana dusubireyo abari kuri paturuye On a eu chaud. uzi ko mbise mbishaka gukamura ugakamura intuza mumbabarire kanzakamureje baje mu rugamba bateye nawe arazana ibyo gukamura guverineri arimo hariya D'accord. bavayo barashaka umuga gitumo sasa kugera ahantu bamukekeraga nambushi basanze babategereje utugabo ni twinshi inyeshyamba zirimo hagati barabigenza gute amaherezo arabayahi barabazengurutse mwenyewe arahari Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Tiambao? Tiambao ari he Tuez-les. nimubice kumbe Tiambao abirimo abifitemo uruhare yahise ahindura uruhande
yahise abihinduka ibyo ari byose niba wari wapanze. Inyeshyamba zatangiye kwirwanaho, ariko mu by'ukuri hariya sinzi niba banesha. Ibi ntabyo reka niyahure. Abonye bikome neza ku maraso gatoya neza. Arabanza arapfa. Yakanya gatoya ariko. Barakubwira ngo iyo byakomeye ufite ubwenge. Ngabo. Cyambawe yarabahemukiye. Yarabagambaniye. Nako batagize ariko ni hahandi. Ntago wahangana na batayo. Cyamba akagakobwa rero akemeye mu rwego rwo kugira ngo hataza kubipfiramo yagakishijeho. Sasa uwapfuye by'akanya gatoya intoki bazibina akasaba abantu intoki arazitega bakazisyonyora. Ariko se wakwica kamwe nkongera nkaryamara reka nongere mpfe arapfa. Ntushobora kubara inshuro amaze gupfa. Umucuzi nawe baramugize ntako atagize ariko za guverineri zari zakamejeje batugambaniye bana nibwo bakibimenya ko babagambaniye. Batugambaniye we babicaga ariyo magambo barimo kuvuga batugambaniye. Ibi byose ni Tyambao. Jimba mu kubireba agahinda karamurenze kwivanga n'umujinya vayo. Dore igiti umucuranzi kazi nawe kureba bagenzi bari mu gushyira umwe kuri umwe barabagaguye. Akose bakubwiye ko napfuye we va. Magorwa abonye bitari bushoboke yarahagurutse ntituzi aho yakatiye. Kureba guverineri aricaye kandi nibo bashaka kopi nibo bashaka. Tyambao yaritambitse. Uwo bitaga mugenzi wabo nibo bagambaniye. Barakwereka amagorwa yaturutse inyuma arabanza yohereza umugozi Jimba mu gukurura ijyanye agashakoshi gusa. Umucuranzi kazi yarasigaye. Reka deva tugende. Amagorwa yaratabaye. Jimba baramutwaye. Uko bagateye barenga 50 abarokotse ntibarenga 5 benshi barapfuye. J'ai surestimé la force de ces misérables. Mu byukuri izi nuzanye ishyamba nari narazisuzuga ariko zifite ngufu. L'ingéniosité de ton plan. Gahunda kabisa zaciyemo. Vraiment. Ukwiye kubishimirwa. Je suis à vos ordres, Excellence. Niteguye gukora ibyo ari byo byose bishoboka. Qui me dit que tu ne me trahiras pas à la fin? Ni iki kimbwira ko utazangambanira ko gambari bashiti bawe. Pourquoi risquer de la détruire? Konzi ko ubuzima bwanjye buri mu maboko yawe. Nakugambanira mperehe. Mais général la dernière fois. Ubundi ubushize nari nagusezeranyije kugira generali ariko ntago byashoboka. Arabakugirira ishyari. Parmi tes compagnons. Aussi à partir de maintenant, te voilà lieutenant de sa majesté. Kuva kuri umunsi nkugize lieutenant. Lieutenant. Ibaze kuva kuri rukurutu ukajya kuri lieutenant. Besoin des meilleurs combattants. Recrute-le si tu peux et nous. Kuva ku kagaru kajya ku ntara. Umusore baramuzamuye. Alors, tue-le. Uturambo baragiye baratwegeranya inyeshyamba zari zapfuye. Akagambane turabarokotse barimo magorwa na bagenzi be
Espèce de traître. Tu m'as trahi dans un piège. ibinabyo mwadukuye iwacu mutubwira ngo tugiye kwica guverineri none. Oh mes frères, quelle mort absurde. Uyu mujinya yawutuye agatama inzoga. Non. Washyana wewe Il s'est fait piéger comme nous tous. Il n'est pas plus responsable que toi ou moi. ntabwo ari wabiteye nawe ntabwo yari abizi ko batugambaniye. Urumva Je m'en fiche qu'il se soit fait trahir. C'est quand même sa faute. umuswabe si mwene wabo watugambaniye. Junbao. Jimbao Mais survivant moi-même. Jimbao nta nubwo ashaka kubyumva. Bagenzi be benshi bapfuye. Uwitaga nk'umuvandimwe inshuti ye magara niyo yabagambaniye. Jimbao yari yarakunze inyeshyamba zose zagomba gupfa ariko hari yasigaye kandi iri mu nkambi. Je sais que tu m'en veux. Ndabizi ko nshaka. Fallait bien que je te sauve. Reba hano Tôt ou tard, ces rebelles viendront à mourir. ni hahandi byatinda inyeshyamba baraza kuzica. Byaba byiza wemeye ukagumana nanjye ukambera umufasha ubundi ukagusaba oda ni oda, urankunda cyangwa ntunkunda. Wabyanga kandi bikajyana n'umugeri. Bayo ese ngabo umukobwa byamurenze ameze nk'umuntu wahahamutse. Sasa urapfa uyimo uretse. Moi qui croyais que tu étais ambitieux et sans pitié. Nari nzi ko hari ibyo yenda kugeraho nta n'imbabazi naho hari Excellent. akagore wasigaranye hano. Prudent, pardonnez-moi. Umubare nyiri icyubahiro. Kumbe umukobwa nagaca kubyumva. Tu abritais une rebelle dans tes quartiers? Wazanye inyeshyamba mu ikaritsiye yacu sha. Dore ukuntu yamugenje. Niba twabyita ubugome, niba twabyita ngo iki. Si j'ai si bien réussi, c'est parce que je peux me passer des femmes. Impamvu nageze kuri ibi byose nuko abagore nabirengagije. Pas pour moi. Nyiri icyubahiro ntabwo ariwe nari namuzaniye yari uwanjye. Je ne t'ai pas demandé de la tuer. Ntabwo nabigusabye kumwica ariko uramwishe. Ukoze bizima. Ayo nayo ni amaranka. Agakobwa kabigendeyemo. Nyuma yo barakwereka umusore arasharamye. Bya bindi bakubwira ngo arasharamye kurusha za telefoni. Umukobwa bamubambye bamushyize ku musaraba. Jimbao yaragarutse. Junbao, j'ai ouvert la porte à la richesse. Jewe nagufunguriye amarembo yo gukira. Karibu. À la richesse. Simbishaka. Voilà bientôt 20 ans qu'on se connaît. Est-ce qu'on n'a pas toujours tout partagé comme des frères? Ariko uribuka kera tukiri batoya ntacyo tutahishanyaga. Twarasangiraga buri kimwe cyose ariko none Junbao, je ne sais plus qui tu es. Jimbao sinkikuzi pe. Amis, Wabaye inyamaswa. je ne sais pas de quoi tu parles. Ibyo uvuga simbizi. Ils ont tous mérité leur sort. Ils sont morts parce que je t'ai fait confiance. Impamvu bariya bapfuye nuko nabizeye. Celui qui tente de s'opposer à moi a signé son arrêt. Reka ngire icyo nkubwira. Uzahangana nanjye, uzanyigomekaho azabigenderamo kugira ngo abimwereke. Nawe yavuyeyo. Abasore bari nk'abavandimwe barakuranye ariko noneho ubuzima burabatanyije. Umwe ari mu gisirikare undi ari mu nyeshyamba. Amahezi araba yahe. Une dernière fois. Ndagusaba ku nshuro ya nyuma Sommier, uza dufatanye cyangwa nkwice wica nde nijya ukurangiza ahubwo. Arashaka kamwiyungaho mu gisirikare ariko Jimbao yabyanze.
Jimbao ne m'oblige pas à te tuer. Tu n'as Jemba udatuma nkwica ariko Là. nakubwiye ibibuga byose ntabwo ushobora kubyemera. Ah, les innocents que tu as tués. ni gute ushobora kwita abantu b'inzirakarengane? Que j'ai aussi tué la fille. n'agakobwa niba utabizi ntakishe. Ah, nako yakarengejeho. ikikwereka ko byakomeye n'imipanga yazanye amenyo irashenyutse. Umukobwa bamumanitse kandi aho barimo kurwanira ni ku biti. Arabanza atega ikigingi ariko ni hahandi. Jimbao, je frappe. Jemba sasa kugira gutya nk'abantu bakuranye hari byinshi bahuriyeho. Batangiye kwibuka bakiri muri Shaolin Temple ubwo babaga barimo kumesa imyenda, ariko ibyo ntabwo bigikora noneho, ntabwo bigikora, ni ugupfa no gukira hano. kuba bakiri batoya yambaye bagafite umutwe munini niwe wakundaga kurwana. Jimba wasangaga ari umwana witonda. Niko Jimba uretse baracitse gusa ntabwo birangiriye aho. barakwereka hakuno amagorwa sasa yari n'umupfumu. Sur sa blessure, c'est très efficace. mushyira ku bisebe umunyu n'urusenda ibaza iyo miti nawe baminjiraho. ariko se Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? ko nta kintu yumva? reka turore. igira tekinisiye warakanika n'abantu akabakanika. Qu'une réaction. bakubisa mu madango aya kasero rwana koko ntuzi ko nshaje. Alors patiente. ihangane bana. umusore ukuntu ameze agomba kuba yaturubuye. C'est le plus gros choc de sa vie. Il a été trahi par son plus... ibintu byambayeho inshuti yamugambaniye inshuti magara ibyo byose yataye umutwe. Il va se remettre. biratwara igihe kingana iki? 3 jours, c'est ni iminsi nk'itatu araba yakize. C'est ce qui est arrivé à Tianbao. ako se Tianbao byamugendekeye gute? arabaza igipupe bakorera utize Un homme, atangira kucyita metero ni 3 ans qu'il va lui faire. ntabwo ari iminsi itatu n'imyaka itatu nibwo azakira. bahise babihindura. umujinya uvanze n'agahinda byatumye umusore amera nk'umusazi. Je n'ai pas trahi. Je ne t'ai pas trahi. C'est pas ma faute, c'est ma... Calme-toi. mu gicuku agira gutya agashiduka. Mais... metere mbese uri hano metere. abantu bose arimo kubita metere. Ils étaient tous assis là. Nos amis, ils étaient là. Tiens, prends un peu de vin. Allez. ako se wakongeye ukanywa nibura nta kindi cyatuma asinzira. bamuhase akagwa arongera aragona. Je sais que je t'ai tué. Je ne pouvais pas faire autrement. agahinda kamurenze umusore. ibyamubayeho biteye ubwoba birarenze. Excuse-moi. mumbabarire gatoya. La jolie baba. Oh. Alors, tu penses que ça peut marcher? none se iyo miti iraza kumuvura? reka tube tureba. reka turebe. Ils vont stimuler ses points d'acupuncture. ibi biraza gutuma yibuka noneho. Bao. niko Jambao yagufata umupira aravuna wagira ngo afite ikindazi. Il est mort. yagufatiye za nshinge zose bari bagiye kumutera. ni imiti. C'est très bon pour toi. iyo ni imiti byiza kuri wowe. kuri jewe niba ari myiza kuri jewe namwe yababaho byiza. singabo yarabavudukanye magorwa bamukubita mu mugongo. zakugire. Rien, voyons, arrête de pleurer. Mais il m'a eu sur les poings qui déclenchent les pleurs. imiti amuteye niyo kurira undi kandi
bamukubise yo kwandika so kwandika nawe arabanza baseka arashinyika abo babayikira ubundi umusazi abona abasazi aribo bazima abazima baba basaze kuri we tugaruka hakuno mu nkambi umusore amaze kuba icyamamare n'ibwami baramwemera. Vous n'êtes qu'une bande de vauriens. Quoi? C'est toi qui les as préparés? akose niwe batoje À ce point. ko mbona bameze nk'abakobwa C'est un jugement sur mes méthodes. nani Traiter tes hommes, utanuka ils vont se rebeller. Ce sont des... wansanze ibyo kugusangamo hano ntacyo bivuze. C'est aussi valable pour toi. tugomba guhindura buri kimwe cyose agake Peut-être l'armée aujourd'hui, mais tu sembles avoir oublié que c'est moi nubwo uri mu gisirikare uyu munsi ugomba kwibuka ko ari igihe watumye ukinjira mu gihugu aya mahirwe qui compte. wapi ntabwo bikora hano. Commence en allant voir tout de suite le gouverneur. niba ushaka kwita abasirikare bacu reka nyine bibwira guverineri amafunzo arimo gutanga umusore ateye ubwoba benshi barimo kubigenderamo yagiye gucuruza amaze amwe bamukuye ku bintu Amoura! ubu ni jyewe kwangwana murabyumva tize zikomeze warenzaho iki umusore yashaririye Jimbao! tugaruke hakuno barimo gushaka Jimbao ariko se none yaburiye Jimbao no mu biti bamubuze niba ari siterine niba ari ingunguru bamusanze yiryamiye ceceka muceceka Calme. muceceka nimutuze Nitugya. watuje ari wowe uratumwe caca J'ai cru été blessée. Oh. ko mbona umwe wakomeretse umunwa wanjye nimuze hano barabanza bakamera ibisazi byakuze umusore bari hafi kumujyana indera vamo ayayaya muzuka mubabaje ubwo aba yatangiye gukira agake ngo ntangiye gukira metere none yagiye kungiga yagiye ku giti metere baranyishe akoze metere Tu as maigri. ko wabaye umukara Dis. ko wabaye muremure ni igiti arimo kuganira nacyo ikikwereka ko umuntu uzavuyeho Allez-vous-en. Allez-vous-en. Tonnerre. metere barashaka kunjyana nuko yabagenje dusubire twagiye N'approchez pas. bagaruka amatama yatukuye ayayaya basubira yarahondagura ariko ni inshuro baje kumuhambira nakubwa ibisazi byakuze Ça va aller? Oui. araza gukira se komeza ubimbaze urimo kuva mu mazuru ariko izo sitomate ntabwo ari amaraso magorwa yabaye magorwa bya nyabyo kuri iyi nshuro Voilà. Repousse-toi, fille. baruka abakurambere nimuze utuma urwana rusinzira agake Il est trop petit, je peux pas, Dodo. aka kantu ni gato ntabwo nagakogewemo wazi ko bashaka gakamura Je me donne 10 claques. urabizi reka nikubite inshi 10 niyanga gusinzira nakanguka ndikubita inshi 10 Rétablira vite. bose barifuza akakira bataragera kure nakubwa ibisazi byakuze Oh, Bouddha. ariya mvuze ko nikubita inshi 10 aratangira Tu m'as aidé quand je souffrais. C'est à moi de t'aider. waramfashije mu gihe nanjye narashobewe kuri iyi nshuro nanjye ngomba kugufasha tugaruke ibwami ibintu bitangiye guhinduka ibijyanye n'amafunzo babishinze Tiambao noneho Qui ne sont pas assez exigeants. Vont souffrir. Vous êtes prêts? niki kiranga umusirikare ni akababaro kuba ngo no mu myitozo mugomba kubabara mugomba guhangayika mukababayika Hello. amafunzo aragwira batangira ari 1,000 ijana nimo barangiza urebye nabo kamanuka nuko bigenda iyo ni imyitozo bose batangiye gutinya Junba, c'est ta faute. Tu les as tués. Oui. ibi bisazi biracyari bya bindi Qui a fait ça? C'est toi. ariko bagira kwica abandi magorwa akose uyu mwana arashaka kunyica koko J'ai compris. gusubije inyuma gatayoboke bajya kuva muri Shaolin Temple hari inyandiko babahaye Betre babwiye ko mu gihe bagira ibibazo cyangwa se Tous les midis, c'est bafite umwanya wo gusoma bazajya basoma Soir. Tiambao nigeze akishamo amaso uyu nawe arinze asara atarasoma icyo gitabo au moins on gagnerait de l'argent. Junbao. imirire niyo ni ukujambamo amazuru
D'habitude, on mange le lait avec... ako so wariye kuko nawe wariye kuko asigaye arisha amazuru. Niba ari ukwigana ubundi ukavuna kutavuna se wavunnye ari wowe aramurisha nawe gabanya akarindi. Le pire, c'est que j'aurais dû m'en douter. Ikibabaje ni uko uyu musaza atagiye kuzakira vuba, arongera acurika amazuru nuko abayeho. Hakuno umusore bakomeje kumuzamura mu ntera, akazi aragakora neza. Guverineri asigaye amwemera. Que j'ai arrêté et les taxes que j'ai collectées. Dore inyeshyamba nafashe ibyo nazikuyeho. Sahabu, Vrai à ma place, je n'ai plus rien à faire. Vous servirez une récompense et c'est avec joie que j'apprends. Je veux simplement que vos obligations vous pèsent moins. ibi ni ukukwereka ko nshoboye akazi kandi ni ukugira ngo nkwereke ko Dans le pays. ibintu byose bikwiye kuba ari ibyawe. Et le niveau des revenus y est très élevé. Aussi dois-je en rendre compte. Ndagira ngo maze ngushimire kuba imisoro ikomeje kuzamuka. Vous serons... Gusa ikibazo kigihari aracyavuga inyeshyamba muri leta yabo. Tous les autres fonctionnaires devraient prendre exemple. Ndakurahiye iyi leta yacu igiye kuzaba intangarugero. Nous verrons l'empereur. Dukeneye ibimenyetso simusiga ariko. Mais en attendant cet événement, je ne tolérerai pas que l'écho d'une rébellion Agatonga urabizi ko bantu ibwami. jusqu'à mes oreilles. Sinshaka kuzongera kumva ngo hari inyeshyamba hano. Nagashaka kubyumva ko ntizasigaye. Agomba kuzikura mu nzira. Agomba gukubura. Umusore aratambuka bose bagapfukama. Naramara imyaka irenze 2 mu gisirikare ariko ibyubahiro afite. Tugaruke kuri Jimba. Ari kumbata none ariko se. Kozemwa Jimba uretse ariko Tiens, voilà de l'eau propre. dramaza asukuye umwe. Asukuye. Kirayakaraba. Ibisazi nakubwiye byabaye byinshi. Ah, je peux boire. Ariko se waretse Jimba koko. Winywa amazi mabi. Oui, j'ai compris. No gukoresha intoki acurikamo umunwa. Qu'est-ce que tu fais? Ariko se waretse Jimba ureka. Yatangiye kumutembereza buhoro buhoro. Ça peut te faire beaucoup de bien. Ibisazi byanze gukira. Frappé. Izuba kari ryinshi bagutwikira ariko. Biba bikoreye metero wabo akiri mutoya. Uyu musore arabyibuka. Ariko ku mpamvu z'ibisazi. Cet arbre est mort, mais pourtant... Iki giti urabona ko cyapfuye baragitemye ariko nanone ukabona hari utundi dutoya turimo gukura. Bakirangwa mu murima w'ibigori bari bakubereyemo. Aro bakubise agakuru keza. Umudamu yari yabyaye. Mais écoute, t'avances pas avec tout ce bois. Ton pied est en train de t'attaquer. Ariko se washyize ibiti hasi wowe shyira inkwi hasi madamu yabyaye. Umusore byose arimo kubyumva. Jimbao. On y va. Attends-moi. Ôter son fardeau, partir vers une nouvelle. Ngo iki ubuzima bushyashya. Avicii. Umugore wagomba kuba byaye. Son fardeau, Ubuzima bushyashya. partir vers une... Ayo magambo hari icyo amwibutsa. Ubuzima bushyashya. Pardon. Partir vers une nouvelle vie. Ôter... Ubuzima bushyashya. Partir vers une nouvelle vie. Ubuzima bushyashya. Yibutse inyandiko metero wabo yabahaye bajya kuva muri Shaolin Temple. Mu kugaruka. Ni d'arts martiaux ni de combat. Si ton cœur est sans repos, il lui apportera paix. Yibutse amagambo bamubwiye. Ati mu gihe uzumva ufite akababaro Ce livre uzasoma iki gitabo. enseigne comment éviter de tuer l'ennemi en profitant au mieux de chaque circonstance. Iki gitabo kizagufasha guhangana n'umwanzi udakoresheje imbaraga zawe ahubwo ugahangana nawe ukoresheje imbaraga ze. Mais comment vais-je... Nawe se gusoma igitabo Pas de tour fantaisiste sans quoi le courant s'interrompt. ukabisoma ni nako yabyandikaga kugira ngo ibisazi bitangiye kugabanuka ariko magorwa we akomeje kugorwa. Ariko mana yanjye munyuze kiwi koko. Chose intéressante. Munyuze kiwi ja ubwo birashimishije kuri we. Ni le frémissement de la poussière. Ibyo atangiye kwandika De la nature. iki ni ikigaragaza ko ibisazi bitangiye kugabanuka. Tai chi. Ah, ça va mieux maintenant. Ndumva ndimo koroherwa noneho. Ça me rend triste tout ça. Le passé t'a fait ce que tu es. Urabizi ngo hashize ntabwo ugomba kukubuza gukora ibikurikira cyangwa se Tu es à peine rétabli. Il faut manger beaucoup. gupangira ejo hazaza. Basigaye bicara bagasangira noneho. Aracyamuserereza azi ko ibisazi bikirimo kandi yakize. Ou rester bête. Bah, en voilà un drôle de choix. Kureba ku ruhande. Pourquoi il se couche pas, lui? Akoze ikintu ko kitajya kiryama. S'il te plaît. Ariko se wamuretse nawe mubwire ibya nta kigenda. Le fond est lesté avec un morceau de fer. Respirer comme la nature, au rythme du vent. Ubwisanzure
ukuvuga ngo iki muri iruhande cyose gishobora kumufasha mu kwitoza ibikubiye muri za nyandiko Et utiliser la force de la... yatangiye gukoresha buri kimwe cyose kibona iruhande mu kwitoza. Une balle tournant sur elle-même repousse les objets qu'elle touche sans interrompre son mouvement. Je mange quoi, moi, maintenant? uyu mupira kukubita kandi ibi nabyo ndarambiwe. Yajugunye mu mazi. Peut amplifier le mouvement. Uyibuka ko n'amazi ashobora kumufasha muri tizi cyangwa se mu myitozo. Comprendre quelque chose. Ibyo ari byose hari icyo arimo kwibuka. Ngo hari icyo arimo kwibuka. Quelle que soit la force avec laquelle je pousse, l'eau la fait remonter. Nous sommes de la même force. Je n'arrive même pas à vaincre l'eau. Imbaraga ngo zishobora kuva mu mazi kimwe nk'uko zava mu muyaga ndetse no mu butaka Enfin, no mu muriro. la nature. Uzi ko ari icyo nibutse. Ibidukikije bishobora kumfasha. Reka ndebe mu mazi kwanza. Kurebamo. Je suis... Nazanye amaderede ryari. Baramushinyitse. Nta nubwo yaherukaga kwireba mu ndorerwamo. Abonye ishusho mu mazi. Icyakurikiyeho pressure zaragarutse. Kuri inshuro azi icyo ashaka, azi icyo yifuza, azi n'uburyo yakigeraho kandi. The Taichi Master cyangwa se Taichi igice cya mbere niko gafilime turimo kureba kuva muri Be The Best muri kumwe na Moses. Mu gitabo yakuyemo inyigisho nyinshi cyane. Tekinike bise Taichi yayisanze muri icyo gitabo. Wakize ibisazi kuba aba yagiye kure. Sasa barakoreka tukiri aho ngaho. Inyeshyamba zari zasigaye zose barimo kuziga bukware noneho. Où se cache Junbao? Junbao yishe n'abandi. Ntago mpazi. Je ne sais pas qui est Junbao. Sinzi na Junbao ariwe. Bica umugore. Il ne parle pas à sa fille aussi. Nimwica n'umukobwa musigaye sinzi ahantu ari. Tu es là. N'umukobwa baramwica. Tu n'es qu'un tueur. Un monstre assoiffé de sang. Una nubwo urumwicanyi gusura igisimba. Quiconque prend la défense de Junbao. Mwabaturage mwese nagira ngo munyumve. Et mourra. Junbao aherere wose mugomba kumubwira ko mushaka bitabaye ibi mwese ndaza kubica. Ngo baramutambikanye. Junbao arimo kumuhiga bukwari. Arabazanya amazimwe. Tiambao devient de plus en plus fou. Tiambao yasaze noneho. Arimo guhiga Junbao. La famille en plein milieu de la rue. Yica umugabo na famiye yose abantu bose babireba hariya. Déjà, si on lui disait pas où vous êtes caché. Ngo nitavuga hano wishe araza kwica abaturage bose twigendere. Et prenez soin de vous aussi. Le Tao. Abinkuru barasizanye igikurikiraho ntabwo tukizi. Le taoïsme nous apprend aussi que nous devons aider les autres. Nani kira gitabo inyigisho zirimo zitubwira ko tugomba gufasha abandi. Guhunga ntabwo birimo. Bari batangiye kuzana igitekerezo cyo guhunga. Péché que meurent d'autres innocents. Ngomba kurenganura abantu barengana. Tous les moyens. Ngakoresha uburyo bwose bushoboka. Si c'est le cas, ce sera le destin. Alors, niba ari uko bigiye kumera mureke tujyane nibura. Tu ferais mieux de rester. Wowe ntabwo twajyana urabizi. Ngabo mwabana mwe. Nubwo tutajyana. Ne marche pas en général, mais j'espère que tu auras plus de chance. Utu turaza kubatera ibironda. Isme toute ma vie et je n'y comprends toujours rien. Et toi, en quelques jours, tu comprends tout. Hari icyo ntumva yagiye yitotomba. Il vaut mieux que je me retire. Je te remercie pour ton invitation au palais. Comme tu auras une longue vie et... Sasa hako narurimo gushimira guverineri kuba yamuhaye invitation imutumira hi. Ibwami baragiye. Bari mu nzira. Sasa mu gutaka kubalo. Bari babateze. Guverineri bamugwiriye ambushi. Umucuranzi kazi tayari yahageze. Junbao nawe nguwo. Un rebelle.
inyeshyamba Venir me trouver. Vous voulez mourir aujourd'hui? ubwo mungezeho mugiye gupfa uyu munsi Et du destin. Tu ne peux plus lui échapper à présent. kuri iyi nshuro ntabwo ducika si ngabo ngo kuri iyi nshuro ntabwo abacika alo rurambikana umusore tekinike afite kuri iyi nshuro ziratyaye Là est bien. Pourquoi se battre avec des lances? guverineri yashobewe noneho aya basi guverineri baramufite Non, ne me tue pas. nimunyice S'il te plaît. ndabinginze Je ne vais pas te tuer. ntabwo dushaka kukwica hari ibyo ugomba gukora vayo se ngabo baramutambikanye hari icyo bamushakaho ndagira ngo ukurikire dore guverineri muzima ngo baragenda bamukurura bamugariye hehe ku cyicaro gikuru bamugariye ku cyicaro gikuru niba twabyita guseba niba ari biki ingabo zose zivayo ni ugukoza agati mu ntozi zose zavuyeyo kuva kuri generali kugera kuri rukurutu zivayo N'avancez pas. mwegere inyuma Reculez. mwegere inyuma Reculez. kandi guverineri yavuze mugomba kumwumvira cyamba wavayo Junbao. Jimba Kamala. Tu as pris en otage le gouverneur Liu. wasaze cyangwa ni gute ushobora gufata bugwate guverineri Juste pour paraître malin. ngiye nta kintu nda kumutwara Dire ce que je veux. Tu suis un mauvais sentier et je suis venu pour t'arrêter. nje kuguhagarika Ce que tu ne réalises pas, c'est à quel ibyo ntabwo uzabigera ariko ni nko kurota tactique. C'est moi qui t'arrête. urabizi ko no kuva kera nkurusha tekinike Toi. À genoux, je te dis. pfukama kubwira generali muzima ngo napfukame T'es à genoux devant moi maintenant. Comment pourrais-tu me battre? ubwo mpfukamye mbere ni gute ushobora guhangana nanjye Je croyais que tu voulais aider les autres. Je me suis battu pour obtenir ce pouvoir. Je ne renonce pas. ko nari nzi ko bavuze ko tuzajya dufasha abandi Tu n'as qu'à... ko nanjye ndwara kugira ngo ngire icyo nigezeho Ne mes mains diffèrent. turatandukanye jyewe nawe C'est le ciel que je loue. yewe nubaha iki abari mu ijuru agake nkwereka ko ari jyewe uba mu ijuru si ngabo cyamba we yapfuyeyo ntazi uwo yiyezaho noneho tekinike afite nshya buri kimwe ni gishya cyamba wacaho amwiruka kera arabanza arazikurura teki yamwumvaga alo amuheruka burya kuri inshuro yashaje
abandi bose bagomba kurebera generali bamufashe barahondagura ingabo zirareba bwatangiye kohereza kandi tugenzi twe ni uguterura nk'utari imifuka. Allo barakaraze reka yahise asinzira. Uwashaka n'umwe sigaho sha bose batangiye kumuhunga. Rugondi pusi ya mitego bita ngo ni rugondi pusi. C'est quoi cette technique? Ako cette technique ni nyabaki est à l'origine de tout. Buri kimwe cyose gikubiye muri Tai Chi. Inkomoko ya byose, tekinike zose. Allo Tiambao yakoze amakosa. Nigeze soma cya gitabo babahaye. Niyemenye n'ibikubiyemo. Ingunguru nukazo karuma. Yarangiza kandi akazi kohereza. Tiambao bamwigishije soma atazapfa yibagiwe. Abonye byanze. Ngaho nsanga hano. Munsi kandi ni ibisongo. Urebye nabi. Jamais je ne te le permettrai. Tu es obsédé par le désir et la convoitise. Je te... watwawe n'ibyisi. Bibagirwa ko kandi tugomba gufasha abandi. Gusa kuri inshuro. Tiambao yamujyanye mu bwatsi bwe. Arahumva. Zamuka. Aragondagura kagusubira. Uyu nawe yamutekeye imitwe. Niba ari ukwidunda ntabwo nongera kwidunda. Junbao, si tu ne tiens pas l'équilibre, comment vas-tu me battre? C'est la force de l'attaquant. Ngabo. Yatangiye kuruka sositomate. Nimwatake mumwice cha. Ne bougez pas. Mutanyeganyega kumbe guverineri ari kumbugita ntacyo bashobora gukora. Pourquoi est-ce que vous n'attaquez pas? Akosa kubera iki mutataka. Musigeho. Pourquoi tu n'attaques pas? Ndakubaza impamvu utataka we. Junbao, We Jambao. veux-toi, c'est ta tête que tu vas perdre. Wataye umutwe kandi uraza kuwucikaho. We. Guverineri baragiye baramubaga. Umusore nta mikino. Aramwiyiciye. Va tomber. Excellent. Gira icyubahiro. Il est mort maintenant. Arapfuye none. Chef. Mutegereje iki? Nijye chef bana nimwatake. Chef, peut-être ensuite. Ubu koko mwabikora. Umuntu wica guverineri koko mugiye kumushyigikira. Musubire inyuma. Arakabwa nk'akameze igikeri. Musubire inyuma. Basubirayo. Viendra t'aider. Nta muntu uhari wo kugufasha noneho. Nawe uhari wo kugufasha. Allo Tiambao bamanye ikibyeyi noneho. Aidez-moi, bande d'idiots. Au lieu de rester à l'air. Aka ko mutamfasha mwabigori kimwe tugufata twebwe ta. Nibakwica ahubwo. On était amis avant. Twari inshuti imbere ariko ubu ngubu byahindutse. Nibakwice. Urwa pirato. Ice. Icyari ingabo zahubwo noneho. Bamukatirwa gupfa.
byageze aho byanga noneho umusore ugira ngo ntiyemeye. Moi, j'ai été injuste envers toi. Mbabarira Jambao, Bao, narayobye. en souvenir de notre jeunesse. Ibuka tukiri batoya. Donne-moi mes erreurs. Mbabarira amakosa yose nakoze. Défense quand on était petit. Ntabwo bizongera kuba. Ibuka tukiri batoya. Twari inshuti. Méfie-toi de lui. Mubabarire. Sasa, allo. Ibyo kumwirengagiza ntabwo birimo. Jambao yavuyeyo n'amacumu. Ndakwica weca. Agitinyika kumbe Jambao. Yego we. Kabiri yego we. Mwite. Umusore bamukenye amanota. Ntago yumva. Barabanje barakaraga. Allo. Kujugunya umusore yaguye ku macumu. Yaguye mu bisongo mu macumu. Aho ntiharenze. Ntawanze gukira ariko none gukira mu buryo bubi cyangwa se mu nzira mbi. Ntacyo bimaze. Aba bose baremeye. Nta mpamvu zo gutoteza abaturage. Zari ingabo za guverineri ariko guverineri yafataga n'aba baturage. Jambao n'umucuranzikazi babahaye inzira bagomba gutambuka. Niki cyakurikiyeho ndagira ngo ukurikire. Je rapporte les cendres de Tianbao à notre maître. Urabizi ngiye kujyana ivu rya Tianbao Nous verrons. kwa metere. Tuzongera tubona ndetse Destin nous le dira. bizaterwa. Sinzi uko bizarangira ariko yarambwira ati bizaterwa. C'est le tai chi. Ariko nabyawe ko mbizi kari tai chi. Yaciyeho kubanga umusore we nta kindi agomba kwigisha usibye tai chi. Intambara zaje guhosha. Yasigaye ari wenyine. Uwitaga nk'umuvandimwe niwe mwikuriye mu nzira ariko none akaba yarakije benshi. Nuko twarangije agafilimi twarebaga tai chi cyangwa se the tai chi master. Tuva muri Be the Best. Bari muko na Moses abajye mwakoze kuza turabakunda cyane nawe ubutaha. Right. Good afternoon to everyone who is following us on ICT Level 1A TV. This is a time of headline news. You are with Charlotte Milamuhid. Today we have visited IPRSF League. We found that there are 7 departments, but we tried to meet with 2 departments, which are Civil Engineering and ICT departments. We tried to talk with them on what they are running will help them, society and the country in general after they complete their degree. For more information, you are going to see it in Gather News. Thanks.
fine. How are you doing every day of life? Yeah, I'm cool. I just need to ask you about some questions on your department. For the first question, I need to ask you, which important of your department will help the society when you go out in this IPRC? Yeah. Thank you, first of all. Our department is very vast because we deal with the construction activities, loads, we develop everything and we make the world better than than what we have come see it by now. What will help the citizen which are side? As we deal with the big project, means that we have to employ many workers who will come at our site to work with us. We have to take the skilled laborers, even unskilled laborers who can work as the manpower. Means that we create job in our society. Yeah. What is the importance and what is the income of government? The income of government for the term of infrastructure. Good evening, Sepe. Good evening. How are you? I'm fine. I just need to ask you some question about your department, exactly in ICT. I need to ask you the importance of studying it and what it helps the citizen of this country in everyday life, and to tell the importance or the opportunity of studying. Our daily life, ICT have a big role in our associate. Yeah. When you're studying ICT, the courses of ICT will, the future period or the future years will solve many questions, like the ICT is a one object or one course will be used to handling or to solve some problems, like when you are being a nurse, you will use ICT in to solve some problems for sick people, like what we call shiriji. Do you know shiriji in English? Of injury by using the computer. Are you okay? The other importance of ICT, the ICT will be used in education, in our daily education, in our life. Are you okay? The other importance of ICT, ICT will be used in mechanical engineering. When you're preparing some parts of vehicles, the ICT is very important in that thing to build materials in mechanical engineering. ICT will be used. We use ICT in multimedia to get information. What will be income of our government for those who study in ICT? Yes, the income of the government, the job of ICT, will the problems of poverty will decrease. When you studying the ICT and you get the job for multimedia, when you go to shooting some video, you will get some money from that output. Maybe when you're shooting a video in multimedia, then the output produces money.
comes from the output of courses from ICT. I think ICT is a big compound in our daily life. When you got a money, you try to help somebody. For your neighbor, you can pay some school fees. Ndetse ne tunafotora ibikoresho ntibiba. What? Akuri sodari. Hari n'undi buri buze barongera bagasobanurira iki murongera bagasobanurira iki ahubwo ngende